wahisemo neza kubana natwe. Uyu munsi reka tukuganishe mu rukundo, ndetse tuvuge ku kintu abantu mwenshi muhora mwibaza. Ukaba wibaza impamvu abakobwa beza bamara igihe kirekire nta mukunzi bafite. Rero reka tukubwire impamvu 10 abo bakobwa beza bamara igihe kirekire cyose nta mukunzi cyangwa nta muntu bakundana urukundo rwa nyarwo baba bafite. Iyi ni 116 TV. Yari Gabika Boss. Bahaye ikaze. Umukobwa mwiza kenshi aba amara igihe kirekire ari kumwe n'abasore beza kandi yumva yishimiye. Ariko kuba uri umukobwa mwiza ukaba umara igihe uri kumwe n'abasore wumva bakunogeye, sibyo bituma uhita ubona uwo mukundana ibihe byose. Igikunze kubaho ni uko abakobwa beza benshi barongorwa bakuze, bimeze nk'aho bacikanwa n'igihe. Gusa wakumva bitangaje, ariko hari impamvu nyinshi zituma abakobwa beza cyane bamara igihe kirekire ari bonyine nta mukunzi bafite, cyangwa se nta mukunzi bari kumwe. Ku mwanya wa 10 turasanga utekereza kubona nk'uko utanga. Uritonda mu buzima bwawe, ariko ntabwo buri muntu wese aba yumva yagukunda wese nk'uko nawe umukunda. Mu gihe ukunda yumva ari urukundo rwo kwishimisha, wowe wabifashe nk'aho mugomba gukundana nk'abazabana nk'umugabo n'umugore. Nuko nawe ukumva ko ariko yagakwiye kugukunda. Uri mwiza koko, kandi nushaka guha urukundo umuntu utaruguha uko rukwiye. Gusa bishobora kuzagufata igihe kirekire kugira ubone umukunzi ugukunda bihaza 100% intekerezo zawe. Ku mwanya wa 9 buri gihe cyose uba uhuze. Ntabwo uri ba bakobwa birirwa bicaye mu rugo ngo bategereje abasore bazaza kubashaka. Uba uri mu mirimo, wagiye gukina, gusura abantu mu miryango, gufasha abantu akazi. Gahunda zawe z'icyumweru ziba zipanze neza kandi nta gihe cyo gupfa ubusa kirimo, kuko hose hapangiye imirimo. Ibi bigatuma utabona umwanya wo gusohoka ngo utembere uhure n'abasore muganire. Impamvu uba utaboneka cyane nuko igihe cyose uba ufite icyo uri gukora. Ibi bikaba bishobora kugukomerera kubona uburyo wakongera umuntu mu buzima bwawe, gusa hakenera guha umwanya muri za gahunda uba wapanze. Ku mwanya wa 8 ufite ukwihangana kurenze ugukenewe. Igihe ubonye uwo mukundana, uburyo mubabarirana amakosa mu rukundo nibyo bigaragaza igihe muzamarana. Ukwihangana kwawe nibyo bituma uba inshuti nziza kandi n'umuntu mwiza ushimisha mu rukundo. Gusa bishobora kurangira umaze igihe kirekire uri mu byo kutumva neza kandi bidafite intego. Birashoboka ko wakwisanga ahantu umukunzi wawe akoze ikosa, ukamaborara bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, yewe n'ubwa 4. Urabizi neza ko abantu bakora amakosa. Gusa ikibazo cyiza iyo uri kubabarira umusore utisubiraho. Ibi bigatuma umara igihe kirekire nta mukunzi ufite kandi wari kuba warabonye umusore mwiza kandi wisubiraho mu gihe yakosheje. Ku mwanya wa 7 ukurura abantu batari bo. Niba uri umukobwa mwiza, abantu benshi baba babizi ko uri mwiza cyane, ikintu kidashimishije gato. Nuko hari abantu bamwe bataba barangajwe imbere n'ubwo buranga bwawe. Mu gihe ushobora kubona abasore beza bagutereta, ni nako haza nabo ubona mutari urugero rumwe, bikaba imvange. Uba ushobora kumara igihe uri gushukwa nabo mutari ku rugero rumwe kandi badafite gahunda, ukabimenya hashize igihe kirekire. Ku mwanya wa 6 uzi icyo ukeneye. Mu kuri abakobwa beza baba bazi ibyo bakora kugira babone umugabo uzababesha mu buzima bwiza, cyangwa se uzabageza ku byiza bifuza, yaba mu rukundo cyangwa mu buzima busanzwe. Ushobora gutekereza ngo iki kintu kizamfasha kubona umusore ukunda by'ukuri, ariko ushobora gusanga uri kwisibira amayira.
ntugomba kugabanya ibyo wifuza kuzageraho mu buzima bwawe, ariko gerageza ufungure amaso. Ku mwanya wa 5, ntuterwa ikibazo no kuba wenyine. Umukobwa mwiza aba azi ukwihagararaho, ukagenda ukicara ukagereka akaguru ku kandi utegereje umusore ufite ibyo ukeneye ko azaza akakwizanira. Ni byiza ariko ugomba kuzamara igihe umutegereje wiyitaho. Nubwo aba ari ukuba wenyine, ariko n'ubundi bituma umara igihe utari kureba uko wahitamo umusore ukunogeye. Nta kibazo ibyo biteye kuko uri mwiza. Uzabona umusore yizanye aje kugushaka, ariko bishobora gufata igihe kirekire kugira ubone umukunzi mukundana by'ukuri. Ku mwanya wa 4, icyizere wigirira gitera benshi ubwoba. Urumva wuzuye kandi ukaba uzi neza ko uri mwiza by'agatangaza. Ugenda mu nzira, ugenda mu buryo ushatse kuko uba uzi neza ko nawe wakuveba kandi ko bose bazi ko uri mwiza cyane. Nta kizatuma wumva ko uri inyuma y'abandi bakobwa. Gusa ibyo birahagije gutuma abasore bagutinya, ntihagire ukuvugisha ku rukundo. Ni ukuvuga ko wowe ukeneye umusore ugomba guhangana n'umukobwa witiye cyo cyizere ku rwego rwo hejuru, bizatuma umutegera cyangwa se umutegereza igihe kirekire. Ku mwanya wa 3, ntiwiyoroshya. Birashoboka ko utahita ubona umusore mukundana mu gihe waba utagabanije ibyo wumva ukeneye kuzageraho mu buzima bwawe, ariko ukomeza kwifata ugashaka kuzabona umukunzi ufite ibyo utekereza nk'umukobwa mwiza. Nibyo koko uri umukobwa mwiza, ukwiye guhura n'umukunzi uzakugeza ku nzozi zawe, kandi uri mwiza bihagije bituma kuba wagabanya ibyo wumva ushaka kuzageraho ejo hazaza byatuma uzabaho nabi. Gusa ibyo bivuze ko ugomba gutekereza umusore ukeneye igihe kirekire. Ku mwanya wa 2, uragoranye cyane mu buryo bwiza. Mu kuri abakobwa beza cyane ni uruhurirane rw'ibintu byinshi cyane, nuko bikaba byatuma abasore bumva batabasha guhangana nabyo. Ni nko gufata amabara yose ukayavangitiranya, ibyo uyavanze birangira ahindutse umweru. Bikaba ariyo mpamvu n'abasore benshi bumva batahangana n'ubwo bwiza. Ku mwanya wa 1, abasore benshi babona mudakwiranye. Iyo uri umukobwa mwiza cyane n'abandi bose baba babizi, ndetse bamwe no kurukurusha. Ariko aho gukora ibishoboka ngo barebe ko mwakundana, abasore benshi nta n'uzagerageza gushyiramo imbaraga kugira kubwire iby'urukundo. Si ukuvuga ko batazi kuri mwiza, ahubwo ni uko bafata kuri mwiza birenze ku buryo bumva utabemera kuba umukunzi wabo, bagahitamo kubireka. Ntihagire uwo muvugana ku rukundo. Urumva rero ko izo ngizo arizo mpamvu abakobwa beza bamara igihe kirekire nta mukunzi bafite. Niba uzira ko uri umukobwa mwiza, gerageza wumve ibitukubwiye ugerageze kubihindura kugira ngo uzagerageze kubona umukunzi vuba. Iyi ni 116 TV. Nge nari Gabika Boss. Mugire ibihe byiza kandi mukomeze kwirinda COVID-19.